umuhungu azamutse aje gushaka etape ya Tour du Rwanda bigoga byarangiye. Nibyo rero ni Jagani Zomel Mandi ugeze hano rwose ukinira ikipe ya Picnic wamaze no kubasiga kuko yafashe umwanzuro hakiri kare cyane akabaje gusoza rero hano mu karere ka Rusizi. Jagani Zomel Mandi umusore w'imyaka 20 ugeze mu karere ka Rusizi ariteguye ashize rinete inyuma ari kwihanagura arashaka ngo aserebure muri manière kuko yabikoreye afata makiyaje afata kapudira kisiga kugira ngo ajye gufata ifoto ikwiye neza. Zomel Mandi Amsterdam aragutegereje Zara baragutegereje Ajax PSV Eindhoven na za FC Twente baragutegereje abo bose baragutegereje kugira ngo bikunde ayubura amaso avuga ngo ntabwo tuzakomeza gutegereza. Zomel abwira abahorandi ko batazategeza igihe kinini bati uru Rwanda narwo ni urwacu dufite ambasade. Gefesirete Zuberman Jagani umusore wavutse tariki ya 13 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2006. Reba ibyishimo byo kurangiza 1-2 avuga ati twabikoreye ari nakavuga ati dore mayo jonaraje Enoke byamugendekeye gute ari no kumenyera afata umwanya wa 5 Enoke muri Burhan ahangaha Enoke n'umwanya wanze gusa baritere yabaje reba yaje hariya yitwa niyo ngurusabwe mayo jona baje kudefanda ari marwana amasegonda kugira ngo rekora amasegonda barangwa musega niyo ngurusabwe nawe ahita tambuka ku murongo. Reka tureberero abandi be kudefandana mayo jona Paul Marty aza ashaka amasegonda agomba kunyugiga kugira ngo amasegonda gukura kugira ngo atavamo. Paul Marty agira hano ayemba arashinyiriza Tour du Rwanda yatangiye. Paul Marty Gefesirete Jagani Zomel Mandi nababwira ko kuri umusore wavutse ku itariki ya 13 kwezi kwa kabiri 2006. Uyu ni umuhorandi ufite ibiro 67 afite indeshyo ya metero 1 na santimetero 90 yavukiye mu gace ka Frandeleke yegukanye etape ya gatatu ya Tour du Rwanda 2026 yahagurukiye mu karere ka Huye isorezwa mu karere ka Rusizi. Twavuye mu majyepfo y'u Rwanda dusoreza mu burengerazuba bw'u Rwanda mu mujyi wa Kamembe. Tour du Rwanda 2026 official iratangiye ku uyu munsi dukoze imisozi 6 sprint 2. Felicitation ku muhorandi iyarukaga kera mu mwaka 2009 harimo amasegonda 11 Paul Marty yasigaga Jürgen ari nako twakira mu gishambo yize ese yaba amasegonda 11 avuyemo tukaba tugiye guhindura umwenda wa mayo jaune tukaba undi muntu wa gatatu wa Tour du Rwanda irakomeye. Tour du Rwanda irakomeye cyane kandi Tour du Rwanda iraryoshye kayishema kuko Rusizi murakoze cyane. Rusizi Kamembe mwakoze cyane kandi muze kwakira ababaganye service nziza inoze nk'ibisanzwe ku banyarwanda. Imyaka aka kantu se navuze ka Gefesirete usiko gasobanura ndumiwe nateguye we attention nguwo rero Jagani Zomel Mandi umaze kwegukana etape ya gatatu ya Tour du Rwanda yiteguye ubwo umuhorandi yatwaga etape ya Tour du Rwanda. Uyu muhungu yaracyambara pampese yari afite imyaka 2 ariko aravuze ati reka nkwereke ko mu by'ukuri byaba ubu ni nkaho uyu ni umuhungu watsinze etape atwaye imyaka 17 gutegereza. Nibyo rero felicitation cyane mwongera nkagira nti mu rurimi rw'igihorandi bagira bati Gefesirete kuri Jagani Zomel Mandi. Negereje ubutumwa bwa ambasade. Christian rero Zomel Mandi Jagani amaze kwegukana etape ya gatatu Huye Rusizi. icyo bita umusozi rero hagenda haza umwe kubera ko nta hangaha umuntu arimenya wakibura ugapfa. ari nako rero twakira abandi bakinnyi. Ndabona abakinnyi ikipe ya Movistar ndabona umukinnyi w'ikipe ya Bike yo mu gihugu cy'Ubudage. Reba ukuntu abahungu babaye, reba ku matako yabo ukuntu babize icyuya, reba uko barwanye intambara, barwanye n'imisozi, barwanye na Nyungwe, ariko mwaryohewe kuko kugira ngo igare iyo isiganwa ry'igare kuba
aha hantu hagoye Melawi Kudus n'umwambaro w'umukinnyi w'umunyafurika mwiza rero bakaba aseseka ngaha twakira Uwiduhaye Mike muri Benediction Banafrica ikipe hari Rubavu ikipe ya Continental Team wari umunsi ugoye wari umunsi kuri benshi akaba rero Jorgen yambaye umwenda w'umuhondo uragiye umwenda w'umuhondo never say never nakubwiye ni iyi tura komeye uyigiye kureba ikintu cyo guhindura jezi ndaje mukaya nkwereke twarikaga babiri byabayeho 2010 n'ibihugu bibaye bitandukanye twaye etape twakira Uwiduhaye Mike wambaye umwambaro w'umunyarwanda witwaye neza ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi wa mbere. Ibyo rero mu kanya gato twaba tugiye kwinjira mu bihembo by'umunsi wa gatatu. Etape yahagurutse mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda ikaba isorejwe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Eritrea bagerageje rwose gukora, Roto yagerageje gukora ariko byose byanze kuko Jageni yafashe umwanzuro arazageraho basoreza kilometero 3 za nyuma uzikinye neza cyane. In few minutes we'll be talking. Nibyo rero akaba Jorgen ariwe utwaye iyi etape kugeza ubu ngubu abahorande bategereje imyaka 17 ariko arikoze navuga ko picnic yakinye umukino wabo neza basubiye inyuma bajya gutegura uzaza gutwara etape muri nuko ngo umubyeyi yateguye umwana kuko imyaka 2 ntabwo ari myinshi ashobora no kuba yavuye yarabirangije akazojya kurumva yakoze ubukwe 2020